السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. شميني كوزو بكريه الله سبحانه وتعالى معه نمجشا بساكاركم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وينابي وينام مكريكين وزا مكريكرا كجزاكم مسلميروكا دسوا الله سبحانه وتعالى كنا أتقيا دشيرا مراب ما يجي وفان بإسلام كزي uyu munsi nifuje ko duhindura gatoya ku isomo ryacu twari tugezeho, ariko naryo ntago riri kure, ariko byose ni ibyo tuba dukeneye gusobanukirwa. Nifuje ko twaganira kuri ibi bihe turimo by'ingamba gukingizwa, ariko impamvu yabinteye yuko nifuza ko twabiganira nk'uko na imamu yabivugaga. Nagira ngo mwese murebye inyuma iswafa zaragabanutse, sibyo? Mwese murayibona, murebe inyuma mwese, kandi abasohotse ni bakeya cyane. Ubundi twari dusigaye dusara salatu dhuhuri umusigiti ukuzura, no kuri asri umusigiti ukuzura, magharibi hari igihe byajyaga kuzura nabyo, no kuri ishayi. Ubu ngubu magharibi harimo nk'iswafa 3, sibyo? Afaho ngaho cyangwa ebyiri na ishayi ebyiri ntabwo zuzura. Ina makuru ya utora dhana hano. Noneho rubwo nagira ngo twese tubyibazeho, ni ukubera iki ingamba zo kuvuga ko abaje gusenga ari abamaze kwikingiza kuki swafa zagabanutse? Ubwo ni ukubera iki? Ninde wa uko tubibona twebwe nk'abantu, kuko abayisilamu barahari n'umusigiti urahari, iswari iracyahari, ariko abantu bagabanutse muri iyo minsi mikeya. Ubwo byaba biterwa n'iki dukurikije isesengura buri wese yagira? Ninde wavuga uko atekereza? Naam, bivuga ngo hari abantu batikingije, sicyo bisobanuye ngo kandi baranga mjini barifuza no gusari barahari. Bayisilamu murabona icyo ngicyo atari kibazo. Rero numva tugiye kuvuga ku bindi tutabanje kwibukiranya kuri icyo, hari igihe twaba turi kwibeshya cyane. Ikindi nanone ibyo ngibyo ntabwo twifuza ko bwa ubutumwa bwa imamu gusa, ahubwo wa mushuti wawe wajya guzana we gusari nawe ugende umugereho umuganirize. Nagira ngo no muri ya minota mikeya cyane turebe ubundi idini y'Ubuyisilamu turimo ivuga iki kuri ibi bintu, ibirebana n'ibyorezo, ingamba nk'izi, kwikingiza. Reka mbabwire, hari igihe hano umuyisilamu hariya hanze hari uwo twahuye, hari abanyarwanda hari n'abanyamahanga, hari uwo nasuhuje gutya muhereza gutya igipfunsi nk'uko tubwirwa ko tudaherezanya ikiganza. Impamvu yo kudaherezanya ikiganza ni uko ikiganza nicyo gikorakora ahantu henshi. Ikiganza gishobora kuyigusiga, ntabwo ari ukutubuza gusuhuzanya. Noneho muhereje gutya ashaka gufungura intoki zanjye nkaho amfosinga ameze kugira ngo azifungure duhererekane ndanga. Noneho mbona wari kumpereza intoki, ndamubwira se kubera nkango twe ngo turi abayisilamu hano. Muzi iryo jambo rishatse kuvuga iki? Turi abayisilamu bana, ubwo ngewe nyine no kuvuga ngo biriya ngo bisi by'abasilamu bari kutubwira icyo bishaka kuvuga. Urumva umuntu adafite ikibazo mu myumvire? Murumva nta kibazo afite? Hari n'undi w'umunyamahanga twahuye gutya ari no mu modoka ndamusuhuza aparitse, ni inshuti yanjye turaziranye, avuga icyarabu, arambwira nahnu muslimun. Ndabwo ndibaza se abantu hari aho bahuriye cyangwa bose babyumva kimwe gutyo. Rero bavandimwe b'Islam, ubwo yavuze ngo twego turi abayisilamu, ni nko kuvuga ngo ibingibi bari kutubwira si ibyiki, si ngo mbese ntabwo biri muri Islam. Nyamara ibyo no kwibeshya cyane. Reka bavandimwe b'Islam tubiganireho mu minota mikeya, ariko nituva hano tuve hano twiyemeje kuba intumwa zo kujya kwigisha abantu, kuko ni ugufasha abantu pe. Niba ari gutya umusigiti wari usigaye wuzura kuri dhuhuri, ni hari igihe twajyaga no hejuru kuri salatu dhuhuri rimwe na rimwe umusigiti wuzuye. Noneho ubu ngubu ntabwo bimeze neza nk'uko byabaga bimeze, harimo ikibazo. Rero reka rero tuvuge ibintu bitanu mu bibare gutyo, namwe mu bifate gutyo, ibintu bitanu, ingamba 5 idini y'Ubuyisilamu yashyizeho mu buryo bwo gukorana n'icyorezo kiba cyateye n'indwara zitandukanye. Kiragira ngo mbibutse bavandimwe b'Islam, icyorezo ntabwo ari ikintu gishya. Iyi si kuva yabaho yahuye n'ibyorezo, ntabwo mwumvise ibintu bigaragara mu mateka y'abatuye isi hagiye baho n'ibyorezo byahitanye miliyoni nyinshi cyane.
nta nubwo covid ariyo yisha abantu benshi ku isi yabo, hahise ibyorezo byinshi cyane. Ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naho ibyorezo byarateye. Hari ikiswe amwas cyahitanye abaswahaba benshi cyane bazize icyorezo. Abaswahaba b'intumwa y'Imana, Imana ibishimire, barahari bazize ibyorezo bitandukanye. Hari abaswahaba bapfuye mu byorezo. Ikindi gikomeye, tugarutse gatoya, urugero nenda natekereje cyane, burya wakabaye ukinisha n'ikintu ariko utari wakibonera noneho live ngo uvuge ngo iki kintu hari naho cyahitanye nzi. Ubu nta bantu twasengaga nabo hano swala, hari abakunda kuba bicaye hariya, marehemu Haji Saidi akunda gusoma Qur'ani hariya inyuma, turamuzi Saidi wari munini, dufite Haji Kajam n'abandi benshi. Twese tugiye kubaranga wasanga umuntu afite 10 muri uyu musigiti gusa hasi. Allah yarhamu, Imana ibakire. N'abandi tuzi n'abaturanyi bacu no muri famiye zacu ntitubaza abo bantu. None umuntu aracyakubwira ngo yango twego turi abayisilamu bantu. Bose n'ibyo bintu ari ibikino bavanga abayisilamu, twashinguye abantu benshi cyane wallahi. Ngewe nagiye nabajije uriya mushoferi uri utwara iriya modoka yo gushyingurwa, abo ngabo nabaga banyuze bagiye kubatwara bajyanye iriya modoka. Hari abandi batajyanaga muri iriya modoka. Hari igihe bashyinguraga 3-4 ku munsi. Abayisilamu ngo n'abayisilamu gusa ntabwo tuvuze abandi noneho, bakabashyingura hariya kwirimbi ry'inyamirambo nako hariya kwa muganga ririya vuriro. Buri gihe ngiye ntuye mu biryo bice bya ruguru, twarahanyuraga buri gihe abantu bari kurira hariya bahagaze hanze, babaje gutwara umuntu wabo kahanyura mu gitondo, babaga bahagaze hepfo cyabikubwiraga wabonaga nyine abantu buri munsi. None alhamdulillah ibintu biri kugenda neza, abo bantu ntabwo bakiri gupfa cyane, ariko ni ukubera nyine ko tugomba kubahiriza za ngamba. Rero iyo ikintu kihari kikatangira no gutwara abantu kigatwara n'abuzi, ugomba kwitonda cyane. Ubwo kiba gihari kandi kigaragara. Hari ibintu bitanu rero nifuje ko twaganira, ngo idini yacu y'Islamu idusaba iki, ni gute twakorana n'ibyorezo atari na covid-19 gusa, ahubwo ni byinshi. Ariko turebe amahame, cyo bitana kwita principles, amahame n'imirongo migari idini yashyizeho uburyo bwo gukorana no kwitwara mu gihe cy'ibyorezo. Kuko ibyorezo bizahoraho ku isi igihe cyose, bigenda bigira ishusho, uburyo byandura, uburyo bikwirakwizwa biba bitandukanye, ariko ibyorezo byose bibaho igihe cyose. Reka tuvuge ibyo bintu bitanu rero. Icyambere bavanga abayisilamu nagira ngo mbibutse, tujye twishimira ko turi abayisilamu. Alhamdulillahi alladhi hadana lilislam. Dushimira Imana yatuyoboye ubuyisilamu. Kubera iki mvuze gutyo? Kuko ubuyisilamu ni idini idafite ikintu na kimwe yasize abantu bakeneye. Mu myaka irenga 1450, murumva byo ni binyejana 14 hafi 15 Qur'an imaze, imvugo z'intumwa y'Imana zimaze. Iyo tuvuze ngo Imana yaravuze muri Qur'an cyangwa ngo intumwa y'Imana yaravuze, tuba tuvuze ko ibyo bintu bimaze imyaka irenga 1450. Impamvu mvuze 1450, ubu ngubu turi mu mwaka w'1453, 1443 kuva intumwa y'Imana yimutse ivuye i Maka ijya i Madina. Ariko kuri iyo myaka igihe yimukiye nibwo batangiye kubara hijri. Ariko hayindi myaka 13 yamaze i Maka nanone avuga ubutumwa. Bivuga ngo iyo tubara ubutumwa imyaka Qur'an imaze, ntabwo tubara gusa yo kuva intumwa y'Imana yimutse, ariwo ubu ngubu turi mwaka w'1443, ahubwo tugomba kongeraho na 13 yamaze hehe, yamaze i Maka, ko naho yavugaga ubutumwa Qur'an yarahishurwaga. Ubwo rero tuyiteranyije turasanga ari imyaka 1456 dufite ibyo bintu byanditse bidahinduka. Muri ibyo byanditse rero nibyo ngiye kubabwiramo byo kuva icyo gihe, yuko ingamba zo gukorana n'uburyo bwo kwitwara mu byorezo turazifite twebwe, nta gishya. Niyo mpamvu natangije mvuga ngo tujye dushimira Imana ko dufite idini yuzuye, ko Imana yatuyoboye ubuyisilamu, idini itunganye kandi yuzuye. Muri ibyo bintu rero nta nubwo ari mu by'ibyorezo gusa. Urugero natanga, Imana subhanahu wa ta'ala kuva muri iyo myaka tuvuze irenga 1400, Imana iravuga iti wal walidatu yurbi'na awladahun hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a. Imana iravuga iti
ngo ababyeyi nibonse abana babo imyaka 2 yuzuye, kuri wa wundi ushaka konsa umwana we uko bikwiye. Uwo ni umurongo Qur'an icyo gihishurwa, siyanse, abaganga, minisiteri z'ubuzima, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS cyangwa WHO, abo bari batari bavuga, bari batari babaho. Ariko Qur'an ikora amagambo y'Imana, Imana iravuga ngo ababyeyi nibonsa abana babo imyaka 2 yuzuye. Kugeza uyu munsi wa none murabizi abantu bose barebera iby'ubuzima ku isi no muri buri gihugu bemeranya ngo umwana kugira ngo abeho neza agomba konsa umwana we imyaka ingahe? 2 yuzuye. Ubwo se murumva idini, siyanse nta myaka 100 irama, ariko Qur'an bimaranye imyaka 1440. Ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ngo abo bahanga babigaragaje ubwo bushakashatsi butaramara imyaka 100, ariko Qur'an imaze 1450 yarabivuze, kandi bari kubyemeza uyu munsi wa none. Kampeni zo konsa abana no kubwira ababyeyi ngo nyamuneka mwonsa abana banyu imyaka 2. Ubwo rero byaba ari ukudasobanukirwa ubuyisilamu, umuntu atabanje no kumenya ko muri Islam ibyo bihari, kandi yumva asomeye ni aya muri Qur'an, ni umurongo wa amagambo y'Imana yavuze ngo ababyeyi nibonsa abana babo imyaka 2 yuzuye, kuri wa wundi ushaka konsa umwana we uko bikwiye. Urumva harimo igikwiye kiruta ibindi, ni imyaka 2. Hanyuma reka mbongerere ikindi, ubwo aho ni ukonsa umwana, kandi dufite hadithi y'intumwa y'Imana ibuza umubyeyi konsa atwite. Ubwo nitujya ku kibazo cyo kuboneza urubyaro, kumenya ngo umwana arakurikirana n'undi hashize igihe kingana iki, hari n'igihe tubyumva nabi, ntabwo ari imyaka 2. Ntabwo tuvugiye umunsi wa none tariki 29 z'ukwezi kwa 12, ni 29:30 y'umunsi 29. Ntabwo niba umwana yujuje imyaka 2 yonka, ntabwo nyina yagombye kuba aribwo ari bubyare, ahubwo nyina yagombye kuba atari yagira gute, atari yasama, kugira ngo umwana yuzuze imyaka 2 yo konka. Bivuga ngo process na gahunda yo gusama itangira nyuma umwana yujuje ingahe? Yujuje, tuvuge ngo asamye ejo bundi igihe Imana yabishakira, ubwo wa mwana niko ari gukura. Bisobanuye ngo mu ncamakeya ugereranyije wasanga umwana azavuka wundi agize hafi imyaka ingahe? Ubwo ni nk'ingahe? Imibare irakomeye se turimo, ni hafi 3 cyangwa ishobora no kurenga bitewe n'igihe ntagahita asama ako kanya. Tuvuze ngo asamye ejo na amezi 9, ubwo ngo azaba ari kugira 3. Iyo ni gahunda ya Islam. Ariko ubwo ngo wasanga hirya no hino Umusiramu ngo urabona ngo bana ngo batubwira ngo kuboneza urubyaro ngo ibisi ibintu bya Islamu, ngo Islamu ngo bitugitana batanze batari bana bitekereza, kuko aba babivuga bo babivuze uyu munsi. Islamu yo yabivuze kera. Nitujyana no kuvuga ngo se ko umugabo afite umugore ko babonana uwo mwana kugira ngo bamare icyo gihe atari yamusama, bataza kuvangira uyu nguyu yatonse neza, babigenza bate? Nabyo turabifite muri Islam. Islam dufite inzira. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ku gihe cyayo, abasahaba baratubwira ngo kunna na'zilu wal Qur'ana yanzilu. Iryo jambo risobanuye ngo twebwe abagabo twakoreshaga inzira yo kwiyaka abagore bacu kugira ngo za ntanga zitaza guhura. Ubwo niho siyanse yari igeze, nibwo buhanga bari bafite, nta bundi bushakashatsi bwari buriho bw'ubuhanga wenda bwimbitse cyane, ariko urumva igikorwa bari gifite muri rusange. Baravuga ngo twebwe kugira ngo abana babashe konka neza, kugira ngo wundi yonke acuke nyina atarasama kandi afite umugabo, ngo twakoreshaga inzira y'uko abagabo twiyaka abagore bacu. Murabyumva icyo bishatse kuvuga? Noneho bishatse kuvuga ikirere, bishatse kuvuga ngo iyo nzira muri Islamu n'ubu ngo birakoreshwa, ariko hongeyeho n'izindi izo zitandukanye, imiti, ibinini, kubara, ibintu bitandukanye bikoreshwa, udukingirizo kubashakanye. Izo nzira Islamu nta kibazo ifitanye nazo, kuko navuze kubashakanye, kuko ni ukuvuga ngo abasahaba nabo bakoreshaga inzira igamije ikiza inzira zaba zigize gute, zaba zigamije. Mu Buyisilamu tugira ikintu bita qiyas. Mu mategeko ya Islam tugira ikintu bita kugereranya ikintu cyariho ku gihe cy'intumwa y'Imana, kubera ko Qur'an na hadithi z'intumwa y'Imana ntabwo zivuga uducogocogo buri kantu kose mu mazina.
Qur'ani ifite ubutumwa bwitwa jawami'ul kalim. Qur'ani ifite ni nk'imirongo migari, kuko kiriya gitabo gifite imirongo ingana kuriya ntabwo cyavugwamo ibintu byose n'amazina yabyo no. Qur'ani ivuga amahame n'imirongo migari minini, icyo bitwita principe. Noneho ibindi biraza muri ayo mahame nabyo bigakwirwamo. Ni ukuvuga ngo niba mu Islam dufite aho intumwa y'Imana itwereka abasahaba ngo twajyaga twiyaka abagore bacu, tujye tuturira muri bita masadiru tashri', aho ahakomoka amategeko ya Islam harimo n'icyo bita qiyas. Qiyas bisobanuye kugereranya ikintu cyakozwe ku gihe cy'intumwa y'Imana ukagigereranyaho n'ikiriho ubu, byaba bihuje intego ya kiriya cyakorwaga ku ntumwa y'Imana, icyo cyari kigamije. Tukavuga ngo urugero, hari agakingirizo ku bashakanye, umugabo akoresheje agakingirizo kugira ngo adatera inda umugore we, ikiba kigamijwe ni ukugira ngo za ntanga zidahura, nk'uko n'abasahaba biyakaga abagore babo. Tudakwiye hiriya nzira ya kera nayo, kuko ziremewe n'ubu ngubu ziragaragazwa, ahubwo hazanye izindi zishingiye ku bushakashatsi n'ubuhanga bugenda buvumbuka. Izo nazo nta kibazo Islam bifitanye nazo, kuko icyo zigamije no ku gihe cy'intumwa y'Imana byarakorwaga. Kandi abasahaba iyo bakubwiye ngo twiyakaga abagore bacu kandi Qur'ani hishurwa, kuki bavuze ngo Qur'ani hishurwa? Nuvuga ngo ntabwo yigeze ibitubuza. Icyo bishaka kuvuga bivuga ngo intumwa y'Imana yari izi ko babikora, iyo biza kuba ari icyaha yari kugira gute? Yari kubibabuza. Kuba rero barabikoraga kandi Qur'ani hishurwa, bivuga ngo muri Islam dufite ihame ryo kuboneza urubyaro dukoresheje iyo nzira, n'izindi zavumburwa zigamije nk'icyo ngicyo yari igamije. Ntabwo rero Islam igongana n'ubuhanga, ntabwo bijya bibaho. Ko Islam ni idini y'Imana yarebye ibintu cyo twakwita ngo kureba imbere bizaba byose kandi bikazisangamo. Niyo mpamvu uzasanga amahame y'idini ya Islam ushobora kubireba bisobanukiwe ukabihuza. Icyo ngicyo n'urugero natangaga ntabwo ari ku by'icyorezo gusa. Reka tugaruke rero kuri bya bintu bitanu, reka dufate iminota 10 gusa, inshallah ndababisoje. Mwihangane tubyumve, ni iminota 10, nizeye ko tuza kuba tubisoje. Icyambere ihame rya mbere, ikintu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ngo mwibuke ko ibyorezo ntabwo biteye uyu munsi. Navuze ko hari n'ibyahitanye abasahaba benshi bapfuye mu byorezo. Hari icyitwa Amwas cyahitanye abasahaba benshi cyane. Icyorezo cyateye rero nabo hari uko intumwa y'Imana yababwiye bagomba kwitwara. Turaza kubihuza turebe niba bitandukanye n'ibyo batubwira uyu munsi wa none. Aho tuvana isomo rivuga ngo alhamdulillah kuba turi abayisilamu dufite byose, ahubwo nuko twe dufite ikibazo cyo gusobanukirwa neza idini yacu. Icyambere, ingamba ya mbere yo kwirinda no gukorana n'icyorezo cyateye, intumwa y'Imana icyo yaravuze ngo kirazira gukora ingendo ugana ahantu hateye icyorezo. Kiranazira, ibyo bigendana, kiranazira icyorezo cy'ugusanza ahantu, kuko ushobora kuba ukirwaye kuhava ngo uragihunze, ahubwo uzaba ugiye kugikwiza hehe. Bivuga ngo ibyorezo uburyo bwo gukorana nabyo ni ugukonteininga bikaguma ahantu hamwe, aho bitangiriye ntibagende n'abandi ntibajyeyo. Ibyo ngibyo bikuraho, tubikura hehe? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu myaka 1450 twavuze irenga, yaravuze ngo idha sami'tumu, nimwumva icyorezo cyateye ahantu bi ardin, ahantu runaka, nimuzajyeyo, ntimuzakorere y'ingendo, ntimuzerekeze muri ibyo bice. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, intumwa y'Imana ni muri hadithi imwe ngo kandi wa idha waqa bi ardin, ngo icyorezo nigitera ahantu ariho muri mwebwe, fala takhruju, nimuzahave ngo muri kugihunga. Icyorezo ntabwo ari gutyo bakivura. Icyorezo ntabwo ngo kiraje uragiye uri kukijyanaho, ahubwo ngo niba uri kucyamamaza no kugikwiza. Icyorezo rero, ibyorezo ahantu hose icyo bita ngo karantine, akato. Murumva ubwo se iyo hadithi ntabwo wayikuramo byose? None se ubwo ibyo ngibyo babitubwiye umunsi nibyo ni inzego zibishinzwe, yes turabyubahiriza, ariko noneho byo byakarusho turanabifite no mu mahame yacu. None se ko bifite muri hadithi, ukabigira mu mabwiriza ya minisante, ukabigira mu nzego zibishinzwe, ubwo icyo udakeneye kumva, icyo ukeneye kumva kirenze ibyo ni iki?
intumwa y'Imana iti nimwumva icyorezo cyateye ahantu nimukajyeyo, nigitera ahantu kikahabasanga ntimukahave ngo mugende ngo murahunze icyorezo, ubwo muzajya kugikwiza aho ngaho mugiye. Kereka babanje kubapima bakabashyira muri ka kato bakabona ko mutanduye mukemererwa kugenda. Ibyo n'izindi detaye zindi ariko mu ncamakeya mu rwego rwa principle nk'ihame nk'umurongo mugari murumva ko byose birimo aho ngaho. Ngira ngo muri iyo hadithi gusa ifite imirongo migufi cyane, ni umurongo umwe, ni paragrafi. Intumwa y'Imana iti nimwumva icyorezo cyateye ahantu nimukajyeyo, nigitera kikabasanga ntimuzahave kuko nimwe cyatangiriyeho ngo muhave mugenda. Icyorezo giteye ahantu bakabigenza gutyo ntabwo cyakwirwa kirenga aho ngaho, ariko nuko abantu batubahiriza ibyo bintu. Aho cyatangiriye buriya babashije kuhaguma bakabimenya hakiri kare, baragikonteyninga bakagikumira neza bakakirangiriza aho ngaho nikibashe kugira gute, ikibashe. Niyo mpamvu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaravuze ngo icyorezo ni nk'umuriro, abantu ni nka essence. Urabona ufashe essence ukamena mu muriro, umuriro uhita ugira gute, uhita wiyongera. Nuvuga ngo abantu nibo bashobora gukwirakwiza icyorezo kikiyongera kikajya ahandi. Iryo ni ihame rya mbere, karantine warisoma muri iyo hadithi. Ikindi self isolation, kwishyira mu kato cyangwa kagashyirwamo kugira ngo utajya kwivanga n'abandi, wanze ukurikiranwe wabivanga muri iyo hadithi. Iryo ni ihame rya mbere dufite mu Islam, ihame ryo kuvuga ngo karantine, akato ko kudakora ingendo z'ahantu hateye icyorezo. Ubwo se hari ibiki? Iyo ni icyambere. Cya kabiri, irindi hame dufite mu Islam, dufite ihame ryo guhindura imyumvire. Aho niho nshaka ko tugatinda, niyo twakumviye ibyo tugataha birahagije. Guhindura vuga ngo uko wari usanzwe wifata mbere y'icyorezo ntabwo ari kuri bukomeze kwifata icyorezo cyagize gute, cyateye. Aho hantu niho hangombwa cyane mu Islam. Utubikura hehere nabyo birahari. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, icyambere muri ya hadithi n'ubundi kukubuza kugenda no kukugumisha aho uri harimo guhindura imyumvire, ariko reka tujye kubitomoye kurusha ibyo. None intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, murabizi abantu bajyaga bava mu bice bitandukanye bakaza guha ukuboko intumwa y'Imana, bazaga icyo bita baya no kuvuga ngo bavaga mu bice bitandukanye bakaza bagahereza ukuboko. Wari umugenzo ukomeye cyane. Ibaze kuza guha ukuboko intumwa y'Imana ukayihereza ukuboko uyibwiye uti ya Rasulullah njye narakwemeye kandi niyemeje kugushyigikira. Yari umuhango ukomeye cyane wa baya. Abantu bose bumvaga kugira ngo babe bishimye ariko bazaza bakava ingendo za kure bakaza intumwa y'Imana bakayisanga aho iri, kavuga ati nizeye ko nikoreye mu biganza intumwa y'Imana yihereje ukuboko ko kuyishyigikira no kuyemera no kuyumvira tugakorera idini y'Imana. Numva byari ibintu bikomeye cyane. Umunsi umwe rero bigeze kuza mu bantu bari bari ku murongo bashaka kujya guhereza ukuboko intumwa y'Imana, hari harimo umuntu urwaye ibibembe. Ibibembe yari indwara yabaye icyorezo kera cyane, kuva ku gihe cya kera no mu Banyarwanda irazwi mu bihugu byose byo ku isi, ariko aho ubuganga n'ubuvuzi bugenda butera imbere iyo ndwara yagiye imera nkaho icika, ariko yari indwara izwi cyane. Hari harimo umuntu urwaye ibibembe kandi ibibembe birandura. Rasul sallallahu alaihi wasallam aramubona ari gutera intambwe yuhanya nawe aje guhereza ukuboko nde intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana bayamubonye kure cyane atari yayegera, arambwira ati wa mugabo we guma aho ngaho, subira inyuma aho waruri, subirirayo aho ngaho, ntutwegere. Intumwa y'Imana ariko mu kutamuca intege iramubwira iti humura, icyari kikuraje ishinga kikuzanye, irji fa inna qad bayanaka. Arambwira ati subirayo, humura icyari kikuzanye, kwa kuboko kwawe ya baya yawe twayakiriye n'Imana yikwakirire, ariko ntutwegere ngo dukoreho kuko ugize gute, urabembye, ufite indwara uri butwanduze. Intumwa y'Imana arambwira iti hita wihuta ukatira aho ngaho usubireyo. Kandi murabizi intumwa y'Imana ari isanzwe ihobera abasahaba, ndetse banarenga aha ngaha bagira n'ikibatandukanya imbere bakongera bagahoberana. Uwo ni umugenzo w'intumwa y'Imana mu bihe bisanzwe bitari iby'icyorezo. Ariko mu gihe cy'icyorezo intumwa y'Imana yahinduye iki? Yahinduye imyumvire n'imitekerereze.
ubwo bisobanuye ngo ukuntu dusabana kutubwira ngo nyamuneka ibintu by'ibirori mubirebe neza, murebe uko mugomba kubikora, murebe ababizamo, nyamuneka mu misigiti mugire uko mwitwara, nyamuneka mu guhoberana mubyihorere, guhererekanya amaboko mubyihorere. None si mu bintu y'Imana umusahaba yari umwanzi se? Ntabwo yari umwanzi, ndetse yari isanzwe n'abahobera bagafatana ukuboko ntibarekurane, ariko aho ngaho yahinduye imikorere n'imitekerereze n'uburyo bwo gusabana, kuko bari bari mu bihe bitagize gute, mu bihe bidasanzwe, bari mu bihe by'icyorezo. Aho ngaho rero noneho nicyo wibaza, ese mu Islamu uyu mubwiye uti nyamuneka ntabwo dusuhuzanya ngo twego turi abayisilamu, ubwo ubusilamu urumva zibyo ari byo kweli? Urumva niyo mpamvu rero tuvuga ngo bavane mu Islamu hari igihe twitirira idini yacu ibintu bidatanga. Dini w'Islamu ntabwo ari ya dini ishingiye ku bintu bidafatika. Dini w'Islamu ishingiye ku bintu binyuze ubwenge. Ntabwo mu idini ya Islamu hari kuvamo kuvuga ngo uririnda indwara kandi uri kuyishoramo. Ntabwo bibaho ibyo ngibyo muri Islamu. Baba tujya twumva ngo umuntu w'umwarimu ngo wigisha ngo primaire ngo anaha ngo yanze kwikingiza ngo yemeye ngo kureka akazi ngo kubera ko ngo Imana yamubonekeye. Muri Islamu ntabyo ababonekera bihari. Ibyo Imana yakubonekeye yabibwiye intumwa y'Imana bibikubwiye. Wowe sasa n'ibyo wabonekerwa bindi ibyo ntabwo nta shingiro bifite, byo ni ukubeshya. Mu Islamu riri bya Islamu biri muri Quran, ni biri mu mikorere n'imigenzereze n'imyitwarire n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubwo rero ikintu cyo guhindura imyumvire ni ibi byose Imamu yirirwa rwana natwe, nyamuneka atwibutsa. Hari umuntu uza gusari nanjye njya mbicunga, wallahi akaza yambaye agapfukamunwa hariya, ariko yagera hano akagakura mu musigiti. Urumva ntashobora kuba afite imyumvire itari yo wenda kuri Islamu, avuga ati wenda wasanga mu musigiti ibintu byo kuvuga ngo nambara agapfukamunwa ari bitemewe, wasanga afite iyo myumvire. Cyangwa n'abavuga ngo ahangaha ni muri Islamu ntabwo icyorezo cyahagera, wenda wasanga afite imyumvire. Kandi dufite abantu bacu bapfuye aho hantu uri gusujudu, nukuraho agapfukamunwa gafite akamaro, kuko uburyo bw'umwuka ushaka kwinjiramo biratanga, kandi amazuru niho hantu hambere hashobora kwinjiza, ko ni ikibazo cyo mu buhumekero. Hari ibintu tugomba kumva abavandimwe b'Isilamu, agapfukamunwa tugomba kugakomeraho, n'izindi ngamba. Gukaraba, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo ubwo ni icya gatatu. Cya mbere navuze ingendo n'akato, cya kabiri mvuze guhindura imyumvire, nicyo kinakomeye. Tugende tubwire abantu bacu bahindura imyumvire, bavandimwe b'Isilamu. Ibirori tubikore twubahirije amabwiriza, niko bimeze. Ikiriyo ibintu byose tumenye ngo turi mu murongo w'uwo wa Islamu. Ibirinda ubuzima bw'abantu bari ibya Islamu uzajya bifata, bari ibya Islamu. Ibyo ministeri kubwiye birinda ubuzima bifate, ni ingamba zo kurinda ubuzima. Icya gatatu rero gukaraba, ibyo ni ibintu batubwira. Sanitizer za robine zaki, alhamdulillah turabisanganywe, tunashimira Imana subhanahu wa ta'ala. Ngira ngo nta musigiti utagira robine, niyo waba ari mu cyaro udafite amazi, ariko hari aho baba bafite, byanga bikunda ko turakoresha cyane. Hari abandi bavandimwe mu yandi madini ibyo kubaka robine byarabagoye, ko ntabwo byari bisanzwe. Yo gukoresha amazi buri kanya, twebwe ntabwo byari kubita ngo ni improvement, nukongeramo imbaraga wenda aho byashoboka gushyiramo izo tudakorakoraho. Ariko ubundi ntaho wavuga ku musigiti bataba bafite gahunda y'amazi n'isabuni, nukongeramo imbaraga. Ibyo nta gishya kirimo rero. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo umwe muri mwebwe idha stayqadha ahadukum, umwe muri mwebwe nabyuka ngo ntazakoze ibiganza bye ku gikoresho icyo ari cyo cyose atabanje gukaraba ibiganza. Hari igihe dusoma tudasesenguye neza ngo twimbike neza. Ugiye kureba neza iyo hadithi irakwereka yuko mu gihe cy'ubwoba ziriya robine zo kudakoraho, no muri iyo hadithi twazibonamo. Niba mwakurikiye neza iyo hadithi iravuga ngo umwe muri mwebwe nabyuka akangutse ntazakoze ikiganza cye ku gikoresho icyo ari cyo cyose atabanje gukaraba ibiganza. Bivuga ngo ashobora kuba intumwa y'Imana ivuga ngo kuko atizeye neza aho ukuboko kwe kwakoze. Bivuga ngo igihe cyose ukuboko kwawe utizeye aho wagukojeje, ntabwo uri bufate bya biganza byawe. Noneho tubigariye mu gihe cy'icyorezo, ntabwo wizeye aho wakoze, kandi nuhavana ushobora gukora ku isahane yo mu rugo ugakozaho bwa burwayi hahandi wakojeje utizeye. Bivuga hadithi kweretse ko hari ikintu ugomba gukora,
nyuma y'uko ibiganza byakoze aho utizeye no kujya kubikoza mbere yo kubikoza ku kindi kintu. Ubwo bivuga ngo ugomba gukaraba ariko ugakaraba mu buryo udakoza aho hantu, ugiye kubireba neza wabireba muri iyo njyana. Ariko nubwo twabyoroshya wenda ntitwimbike cyane ngo tugere aho ngaho, umuco wo gukaraba mu gihe utizeye neza aho wakoze urumva turawufite mu idini yacu y'Isilamu. None se ubwo bavanye mu Isilamu, ubwo ni ngombwa yuko nugera ku muryango uriya musaza cyangwa uriya mukozi ushinzwe muzatungana, cyangwa ukamubwira nabi? Kubera iki byaba ngombwa kumubwira nabi? Kubera iki yakubwira ati mukarabe ngo abasaza ngo nabo, cyangwa ukamubwira nabi, cyangwa ukamukwepa, cyangwa ukagira gute ukamwimyoza? Arabo tujya tubona batongana. Ntabwo bikwiye bavanye mu Isilamu. Tworohereza abantu badufasha, bari ku kazi kandi ni inshingano zabo. Hari uhagera akaba yabivana bikaba n'urwango, bana uriya ntabwo tuzongera kuvugana. Urabona tudashaka inziyangano zidafite aho zishingiye kweli. Murumva bikwiye umusaza usanze yari cyangwa umusore ari ku kazi uhita umugira umwanzi, abana adabu sinzi amagambo menshi, uje gusari naho ugiye hose. Ibi bintu bisanzwe ari kugufasha kugira ngo urinde ubuzima bwawe. Hari igihe hariya wari uvuye uzanye indwara yisige hariya uyoze ukara, kuko ushobora kwanduza abandi. Uyu musigiti ubonetsemo abantu byaba ikibazo bawuvuga. Ibyo tugomba kubimenya, imamu yabitubwiye. Ibyo rero bavana mu Isilamu. Icyo nasozerezaho rero ni ikirebana, navuze bitanu maze kuvuga bitatu, asigaye bibiri, reka mbivuge nihuta. Ikindi, amakuru y'ibihuha. Ubu ikibazo mubona isi ifite muri rusange n'abandi n'abantu, n'aba batikingiza n'abatabikwepa n'abatabyumva. Ngiye hari uwo nasanze hariya hano hasi umuyisilamu, arambwira ndambwire bana bite, ariko byari bitari byajya no kubisaba abantu baje gusara, ariko abantu bari kwikingiza. Ngo bana kuna maneno mengi sana, hari ibibazo, hari amagambo. Ndambwira nese nabuze ikingiza. Ngo bana mimi nitakuwa wa mwisho nyuma y'abandi bose, ngiye ngo nzamuwa nyuma y'abandi bose, ngo nzikingiza, ngo basigaye baza kuduhiga. Sasa labda watuwinde badushakisha, ngiye nibwo nzagira gute, yani ngo nzaba uwa nyuma. Ngo bana yani nitakwepa mpaka. Ndamubwira ndize none se uzaba ukwepa iki? Kuna maneno mengi ayahe? Ndamubaza ntiwagiye Imaka? Wikigije zingaho ugiye Imaka? Kuva twavuka inkingo tuzihoramo usiku na mucana. Abantu bagiye Imaka bikingije. Hari kwanza yellow fever jaune, nta nubwo ari kujya Imaka gusa. Umuntu wese ugiye mu rugendo mu mahanga arayikingiza. Nta muntu ujya ku kibuga cy'indege adafite kaga karita k'umuhondo. Ibyo murabizi niko bimeze. Ubu se iyo ntago ari covid. Hari urundi rukingo rwo muri hija rwitwa meningite. Iyo ngiyo abagiye Imaka hano barimo benshi, utarwikingije ntushobora gukandagira, nta na visa baguha. None sizo ntituzikingiza. Yellow fever ubundi mbere bayikingiraga kamara imyaka 10, ubu ngubu bayimukingira rimwe. Iziriho ziteye imbere mu buzima bwose nta kibazo. Ariko ivango ingingo imbasa sinza kaniga sinzi ko kurisha, izo ngingo abantu bose abana bavuka ntabwo tubakingiza. Igisha kiri mu rukingo ni ikihe? Ni igiki? Sasa ni ikibazo dufite n'umuyango amakuru tuyakura. Ihame rya kane rero Islamu yavuze no gukura amakuru areba iby'ubuzima mu bantu bazi iby'ubuzima. Siyo maneno wowe urahura n'umuntu angaha n'umukomvayeri w'imodoka agiye kubwira ibirebana n'ubuzima. Ngwe bana ngo bavuze ngo urabona ngo urukingo, uwo muntu azi iby'ubuzima yarabyize. Iby'inkingo ayo makuru yayakuye he? Tujye tugira ubutwari tubaza umuntu, we kutari umuganga, kudakora mu nzego z'ubuzima, ibyo bintu bivugamo. Nta nubwo wemerewe no kwicara. Kandi burya twebwe turatinyuka cyane. Wallahi umuntu yose iyo tuvuye gusara ijama hapa chini tugukora iswafa gutya abantu bakora ikizera aho ngaho, anaanza kuwapa story za ongo sio kwa na msingi, zidafite aho zituruka. Ibintu byo kuri interneti uwanditse uramuzi ashinzwe iki? Dufite inzego, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu rwego rw'isi rihereza amakuru y'ibyorezo n'indwara za ministeri z'ubuzima muri buri gihugu. Izo nzego zikamenyesha abaturage bazo amakuru y'ubuzima. Tuyakesha ministeri y'ubuzima n'inzego zishingiyeho za RBC n'ibindi. Nibo babyize, nibo bikurikirana umunsi ku wundi. Aho niho Imana ivuga rero ngo ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Imana iravuga iti mwebwe abemeye Imana
nimugerwaho n'amakuru y'umuntu utizewe. Umuntu utizewe no mu kutamwizera nuko avuga muri domaine itari ngo ntabwo wamwizera complete. Umuntu uvuga mu bintu atiza adasobanukiwe uwo ntabwo ugomba kumwizera, kuko yakuyobya, azakuzanira amakuru atariyo y'ibihuha bitanabaho no mu buzima. Imana avuga ati fatabayanu, muzayakoreho verification, muyashakishe, muyacukumbure, antusibu qauman bijahala. Hari ushobora kuyashingiraho ugafata icyemezo kigirira nabi, kikubangamira cyangwa kibangamira abandi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Imana iti hanyuma mukazicuza. Wallahi hari abantu bashobora kwicwa n'icyorezo yaranze kwikingiza kubera amakuru yahawe n'umuntu yo kumubeshya. Imana iti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Imana iti mujye mubaza abantu basobanukiwe ibyo mutazi. Urumva Islam yategeka kubaza, ariko kubaza nyiri domain. Niba ari iby'idini baza uwize idini, aby'amashanyarazi genda. Ariko ubu ngubu hari umuntu ushobora kujya mu nzu ye y'amashanyarazi akagenda agahambura insinga na buwate na konte akajya no kwipoto. Ibyo bibaho? Ntabwo wayitwika cyangwa ugashya ugahita uba ivu. Utazi ukuntu insinga uko zinyurana bimeze bite, uratwika inzu, ndetse ushobora no gutwika n'iza abaturanyi n'agace kose mutuyemo. Ni kimwe n'ibindi. Iby'idini tubibaza bizi idini, iby'ubuzima tubibaza berebana n'iki. Wallahi tuzatera sirikwi. Umuntu wese natangira kuvuga muri domaine itariye akabantu baranatinyuka. Umuntu koko ntazi no gutera urushinge, ntazi no kunywa ikinini n'amagarama, ntazi no kuyasoma, ntazi no ko aragenda agakoresha ikiganiro agateranya abantu. Buri hari n'ibintu tunakwirakwiza no kuri internet, niba uri kuri WhatsApp cyangwa n'ibindi social media, ntabwo wemereye gukwiza amakuru utazi ahavuye. Internet wamenya ninde wandika re, wamenya afite iyihe gahunda. Ibintu bisinywe bifite urwego rwavuyemo, ibyo nibyo tugenderaho. Ibindi bitembera bifate nk'ikintu cy'igihuha kiri aho ngaho. Reka mberekere n'ingaruka yo kubaza no kugendera ku makuru atariyo. Urebe ingaruka ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utikurikira cya kane cyo gushaka amakuru mu nzego zibifitiye ububasha no kuba ari ugenderaho yonyine. Iby'ubuzima ugendera ku makuru yatanzwe n'inzego z'ubuzima. Reka tugaragaze ingaruka rero. Ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, umugabo yagize janaba murabyumva, yagombaga kwiyuhagira. Yari afite impamvu imutegeka kwiyuhagira by'itegeko kugira ngo abone isuku, kwiyuhagira umubiri wose. Ariko yari arwaye afite n'igisebe atitira. Ajya kubaza umuntu ati se ko ngomba kwiyuhagira nta suku kandi nkaba ntitira mfite igisebe narakomeretse, ntabwo nakwiyuhagira amazi, biragenda bite? Umuntu amgateba Imana yavuze ugomba kwiyuhagira nta wuzu nta suku mpaka wiyuhagira umubiri wose. None se ko numva ntitira? Urumva hari babu yatayamumu, ibiya byo gutayamamu umuntu arwaye byo ntaga wenda yumvaga yuko hari umuntu ufite impamvu yo kwiyuhagira watatayamamu. Wenda yumvaga ko batayamamu gusa by'ubuzi isanzwe. Oya, n'ubundi baratayamamu, ntabwo batayamamu umubiri wose, batayamamu kwa kundi. Umuntu aramutse afite janaba cyangwa impamvu yindi yo kwiyuhagira ariko akaba arwaye atitira, wenda nta mazi ashyushya cyangwa ntari buyakoreshe, ashobora kuba wenda yarwaye indwara ku mubiri. Imana ibiturinde, nimbwa no amazi no mubiri wose wenda afite ibintu yarwaye, bakambwira bati amazi ntabwo yakoresha, kirazira. Ubwo yagiye kubaza rero, ajya kubaza umuntu aramubwira ati ole wako ugomba kwiyuhagira nta kindi. Umugabo aragenda ariyuhagira biramuhitana arapfa. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irabimenya, irababara cyane. Babajije umuntu utagize gute, utabizi. Ni kimwe nk'uko tujya kubaza iby'ubuzima, urabiganira mu isoko hariya n'umucuruzi utazi iby'ubuzima wabirenze. Wakumvise ibyo mu rwego by'abadogiteri bizi iby'ubuzima babizi, nibyo bakoramo, nibyo bahoramo, amakuru barayazi kandi barabyize. Kweri umuntu arahura n'umuntu yicururiza ibyuma by'imodoka, sasa agiye kumuhanuza ibirebana n'ubuzima bw'abantu. Urumva utari kumukoresha akazi katara. Intumwa y'Imana imaze kumenya ko umuntu rero yapfuye, intumwa y'Imana irababarira iravuga iti qatalahumullah. Intumwa y'Imana iravuga ati kweri baramwishe, baramuhitanye, ngo Imana izabibabaza. Imana izabibabaza. We Muislamu kwiza ibihuha bigamije kubuza abantu no kubangamira gahunda yo kubarindira ubuzima, wowe ukababangamira, Imana izabikubaza. Ibyo bintu tumenye ko Imana izabitubaza.
intumwa y'Imana avuga iti baramwishe babaye impamvu yo kumwica Imana izabibabaza halla sa'alu idh lam ya'lamu ngo se niyo batari basobanukiwe iyo bajya kubaza ababizi urumva bagiye kubaza umuntu utagize gute utabizi intumwa y'Imana iti fa inna shifaa al-ayyi as-su'alu intumwa y'Imana iti kuko umuti wo kutamenya ni ukubaza abantu bagize gute ni ukubaza ababizi icyanyuma ngo ni icya kane navuze icyakato kwa kundi hadithi yatubujije kugenda ahantu hateye icyorezo no kuhava kugira ngo utajya kugikwiza. Cya kabiri twabonye guhindura imyumvire uko wifataga usabane y'icyorezo cyateye ugomba guhinduka. Icya gatatu tubonye koga no gukaraba ibiganza buri kanya. Icya kane tubonye kugendera ku makuru y'inzego zizewe abantu ukabihorera. Tubonye n'ingaruka zo kubaza abatabizi, kubaza abatari muri domene. Icya gatanu cyanyuma ni ibirebana n'urukingo. Urukingo idini y'Ubuislamu ifite ihame rivuga ngo gukingiza cyangwa kwikingiza nibyo byiza kurusha kujya kwivuza wagize gute. Kwikingiza ni ugukumira, kwivuza ni ukujya kuvurwa wamaze kurwara. Igifite imbaraga cyane ni ukwikingiza kurusha. Ani gihe wana kwivuza ntibikire nkuko hari abo yahitanye bagenzi bacu. Baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Yes, kwirinda biruta kwivuza nicyo bisobanura. Hanyuma rero tubikura hehe mu idini yacu Imana subhanahu wa ta'ala nayo aya nsozereza. Imana iravuga iti wala tulqu bi aydikum ila tahluka, muramenye ntimuzashyira ubuzima bwanyu mu kaga, ntimuzagira uruhare mu gushora ubuzima bwanyu mu cyabwangiza icyabugiraho ingaruka. Bisobanuye wowe niba uri umuturage, uri umunyagihugu, uri hano kuri iyi si, indwara yateye, icyorezo ntabwo ari gishya nk'uko twabivuze, ni ibisanzwe kuva igihe cyose n'ibindi bizaza. Iki ntabwo ari cyo cyorezo cyonyine, hari ibiza bikarangira, hari ibiza bigakomeza. Ubu se sida imaze igihe kingana giye kumara imyaka 30 hafi 40 mwisi kuva muri za 80 na kangahe. Bivuga ngo iracyariho, irakica abantu benshi, ntabwo irabona umuti, agenda haba uburyo bwo koroshya abarwayi ariko ntabwo umuti uraboneka. Nuko rero ibyorezo ni ibintu biri ku isi mu buzima bw'abantu bizanakomeza kubaho, byanabayeho no kuva kera. Rero Imana iti muramenye ntimuzashora ubuzima bwanyu mu kaga. Iyo rero wowe umaze kubona urwego rwemeje yuko tugomba kwikingiza, urukingo rurahari, tunamenye yuko igihugu cyacu kiba cyatanze amafaranga kugira ngo izo nkingo ziboneke. Ruriya rukingo rurahenda cyane. Rero hari n'ibindi bihugu inkingo bazibuze, hari n'abandi na gahunda y'ubupfapfe nta kintu bibabwiye, ariko dufite ubuyobozi bwiza buturebera, butekerereza abaturage. Icyo nacyo tugomba kucyishimira. Hari ibindi bihugu ujyamo ukabona nta n'icyo bibabwiye kandi abantu barapfa, nyine bapfe birwarize, cyangwa ibyo kuvuga ngo iby'imiti ngo abantu ngo amavuriro ngo yakira abantu ngo babafashe. Iyo hawajali upfapfe urokoka buri muntu wese yirwariza. Hari n'ibihugu buri wese yivuza nko kujya kwivuza izindi ndwara, ariko iwacu uragenda bakakuvura kamara igihe kwitaho. Ni imiyoborere myiza kandi tugomba gushima. Rero bavandimwe Islam, cyo dusozerezaho urukingo ni mu rwego rwo kurinda ubuzima bwawe kubushyira mu kaga. Icyo nsozerezaho cyane nagira ngo mbibutse, umuntu wagira uruhare kwanga kwikingiza akarwara agapfa, indwara ikamuhitana, azabarwa ko yiyahuye imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Iri serious, nta bintu byo gukinanira. Uzabarwa ko wiyahuye kuko wowe waroshye ubuzima bwawe mu kaga. Urukingo rwawe ruhari urarwanga, uzabarwa ko wiyahuye. Niwanduza n'abandi, Imana izakubaza ubuzima bwabo bandi wagize gute, bwabo bandi banduje. Dusoza rero bavandimwe Islam, ni ibintu bitanu nagira ngo basabe namwe mu bizirikane. Ni ibintu byoroshye byumvikana, ni ingamba eshanu mu ncamake. Hari icyambere cyo kwirinda kujya ahantu hateye indwara z'ibyorezo, no kwirinda kuhava nta gahunda yakozwe yo gupima, kuko intumwa y'Imana yabituje ko impamvu yo kujya gukwirakwiza. Icya kabiri twabonye yuko guhindura imyumvire n'imyifatire, uko twari dusanzwe dusabana mu cyorezo bigomba guhinduka, ntabwo dukomeza kwitwara kwa kundi. Icya gatatu gukaraba ibiganza kenshi, twabibonye ko ari umuco wacu tunasanga.
icya kane tubonye ko ari ngombwa kugendera ku makuru aturutse mu nzego zizewe zibishinzwe. Niba ari iby'ubuzima, dufite inzego zishinzwe iby'ubuzima. Amagambo yandi ibihuha biri aha hanze, ibyo tubireke, ntabwo bidufasha, nta kintu bifasha na kimwe. Cya gatanu, kwikingiza ni igikorwa Islam ishyigikira, inashishikariza, inategeka, ko ari mu rwego rwo kurinda no gukumira uburwayi no kwirinda kurusha kujya kwivuza abarwayi. Hanyuma rero numva aha twasozereza, icyo nifuza ko twatahana nk'umukoro, dufashe abavandimwe bacu, abo tuzi bose, baba ari abayisilamu atari abayisilamu, hari abo tubana nabo muganire ukumva afite ikintu cy'igihuha, tubereke yuko bave mu gihuha bagendere mu bintu bizwi. Indwara irahari, icyorezo kirahari, COVID-19 ni icyorezo gikomeye kimaze guhitana umubare w'abantu benshi no mu gihugu cyacu. Inshuti zacu, abavandimwe bacu, bamwe cyadukozemo mu miryango, nta bintu byo kuba ngo gushakisha amakuru, twese turayazi. Rero duhindure. Hanyuma ikindi cyane, tworohere abadufasha ku masoko, aho tujya, aho muri serivisi, amabisi, ku misigiti, aho tujya hose, tumenye ngo aba bantu nyamuneka ni inshingano yabo, bari ku kazi kabo kandi ni ngombwa, kandi tunamenye ngo bari kudufasha twebwe, noneho batanabyubahirije biragenzurwa. Ejo bundi ntuzaye impamvu yo kugira ngo umusigiti ufungwe kuko wigize ikigomeke, utumva, ushobora kuza banabigenzura ko barabikurikirana cyane. Rero ibyo byose twubahiriza amabwiriza, dufashe ba imamu, dufashe abakozi b'imisigiti no ku masoko n'amabisi, wumve ko abantu bari kugufasha. Ikindi ubigire yuko ari wowe uri kwifasha ku giti cyawe, ni wowe wenyine uri kwirengera. Ndumva nasozereza hano, cyane wenda niba hari ufite ikibazo, ariko menya ntacyo, wenda ni ibintu byumvikana. Ariko icyo mbahaye bavana b'Isilamu nk'umukoro, twese ibi bintu two kubyihererana tubigeze ku bandi, abo duturanye nabo, abo dukorana, inshuti zacu, abavandimwe bacu, mu ngo zacu, umuryango wawe, abantu bose barikingije. Duhera aho ngaho, twarikingije Abayisilamu. Wigenzure mu rugo iwawe bihagaze bite? Abana bawe, umugore wawe, papa wawe, mama wawe, abavandimwe bawe, bakuru bawe, barumuna bawe, babera imbuto nziza yo kubashishikariza. Kandi ikindi twabonye ko ingingo nta gishya kirimo, ni ibintu bihoraho kuva turi abana. Abantu barakingiwe bose, hano ku ntugu, ku maboko, abantu bafite ingingo zitandukanye, no mu bikorwa tujyamo mu mahanga hirya no hino muri hija, ingingo zirahari zitandukanye. Rero nta gishya kirimo mu Islam. Nuba twasozereza hano, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala, tunakomeze no gusaba Imana tuyitakambira kugira ngo idutabare abatuye isi, ikize iki cyorezo, ishoboze abo bireba kubona umuti urambye uburyo iki cyorezo cyihinduranya. Imana subhanahu wa ta'ala ikidutsindire kandi dusubize mu buzima bwa buri munsi nk'uko twari dusanzwe mu bwisanzure. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.